Ibi byiza nshuti bakunzi bateho Barasa Network. Nimukore subscribe, like ndetse muna sharing. Ousmane Sonko na Diomaye Faye bari mu ishyaka rimwe ryitwa PASTEF. PASTEF ryashyizweho rigamije impinduramatwara. Ni ishyaka rikurwa n'urubyiruko cyane muri Senegal. Mu gihe yaritangiye kubona abayoboke ririmo kuzamuka, uwitwa Sonko bamushinjije ibyaha. Bamushinja ibyaha bisa naho mbese ari ibyaha byo kugira ngo atazagaragara. Nyuma wari uriho icyo gihe witwa Maxari yakoze ibishoboka byose amwigizayo, amwigijeyo baranamufunga. Akaba yarafite mushuti we witwa Diomaye Faye, umuekonomiste ukomeye cyane, ikigo cy'imisoro n'amahoro niho yakoze. Hari umwe mu baekonomiste bakomeye cyane. Mu kwiyamamaza we bari bashyizeho imirongo atagomba kurenga kubera ko yafite ibyaha. Iyo yageze muri gereza ngira ngo naha mu Rwanda birahaba, ushoboye gufungwa amezi arenga 6 ntago waza ngo uhite ujya mu myanya runaka cyangwa ngo uyamamaze. W'ikintu yakoze yashatse mugenzi we udafite ubwo busembwa bariyamamaza atsinda Maxari. Twavuga ngo bari inshuti y'akadasohoka, bari inshuti y'akadasohoka. Banafunzwe bigaga uburyo igihugu kizakizamura bashyiraho, bakubwira ko n'imigambi myinshi bagiye bayikorera hamwe bari muri gereza aho bari bafungiwe. Bapanga gahunda zitandukanye zose. Nyuma rero haza kuba amatora aramwamamaza, ariko we afite ubusembwa bwo kuba ataba perezida. Ousmane Sonko niwe wishingiye PASTEF amushyiraho. Ejo bundi baza umwe aba ministre w'intebe, undi aba perezida. Ubwo twavuga ngo Faye yimitse Sonko nka ministre w'intebe kuko perezida ni gushyiraho ministre w'intebe. Yes, amushyiraho. Amaze kumushyiraho Sonko we akaba ari muri abantu bakiri bato ba revolutionnaire. Aba perezida bashyashya bakiri batoya uzanakurikirana neza n'abantu bashaka impinduramatwara, ibintu byihuta ariko nanone bya bindi bya gikoloni nibyo bita neocolonialism dukunda kuvuga, barabyinjiramo bakabisesengura. Bakavuga ati ibi bintu nta hantu bizageza ibihugu byacu, guhora twaka amafaranga y'inguzanyo muri za FMI, amafaranga y'inguzanyo muri za Banque Mondiale, ugasanga igihugu kirivuguta muri ibyo bibazo by'imyenda imyaka n'imyaka. Ibi rero biri muri bimwe byatumye batumvikana. Senegal izahajwe n'amadeni akomeye cyane yatse mu myaka yatambutse guhera muri za 60, harimo amadeni ya FMI, Fonds Monétaire International na Banque Mondiale. Iza kugira ngo inanirwa kwivana muri ibyo bibazo. Faye nk'umuekonomiste Diomaye Faye akabwira Sonko ati kugira ngo iki kibazo tukivemo, reka ahubwo twongere twake andi madeni. Urumva tuziba icyuho ubukungu bwa Senegal tuzahura. Ousmane Sonko akamubwira ati ikibi ntibishoboka kuko n'amadeni y'imirengera yongera ku yandi, ahubwo reka turebe uburyo twebwe twakwishakamo ibisubizo imbere mu gihugu, atari ngombwa kongera kwaka andi mafaranga mu bigega mpuzamahanga. Ati hari uburyo twabikora. Ati dushobora gushyiraho ibigega mu gihugu, abantu bagatanga amafaranga, dushobora kwizirika umukanda, ibintu nk'ibyo bintu bitandukanye. Abagabo banga kumvikana, rubura gica, rubuze gica. Urumva mu gitondo yarabyutse asanga yamwandikiye iretira amwirukana, avuga ati mvira ahangaha. Ubwo abagize abajyanama bamwe mvira ahangaha, undi nta kindi yakoze. Urumva ubwo inteko ishinga amategeko yari yahise iseswa. Urumva kubera ko yari afite ubwiganze bw'abari mu nteko ishinga amategeko bajya gushyiraho umuyobozi mushyashya. Bishyira hamwe nka PASTEF ifite ubwiganze mu nteko ishinga amategeko, yari imaze kubona ko buriya bamurenganyije, baravuga ati niwe tugomba kwimika ukaba umukuru w'inteko ishinga amategeko. Ousmane Sonko ababaye umuyobozi mukuru w'inteko ishinga amategeko nyuma y'iminsi mike gusa perezida amwirukanye. Urumva muri primature. None nawe yerekana ko afite ingufu, kubera ko ubwiganze bw'inteko ishinga amategeko nubwo haba harimo ubwiganze bw'ishyaka rya hari igihe ufite n'abari mu yandi mashyaka gushyigikiye. Kandi burya muri politiki abantu baricara bakareba bakaba bati kanaka yarenganye, baza gusanga nibwo yagiyeho. None ubu ikintu ari gukora arimo gushaka uburyo. Urumva ntago Senegal igenda ku byo bita pouvoir parlementaire. Urumva ntago ari pouvoir parlementaire, ntago ari iyobora, ubundi ni pouvoir hayobora nyine uburyo busanzwe. Perezida niwe uyobora,
urumva akaba arifata imyanzuro abandi bose bagakurikira urabizi ko muri pouvoir parlementaire ubwo ngubwo urashaka guha inteko ububasha cyane kurusha perezida nibyo ashaka guhindura umuvuno w'amateka ya Senegal mu bijyanye n'imiyoborere urumva aha rero nicyo kibazo gikomeye abantu barimo kwibaza ese Pastef igiye gucikamo ibice ahubwo byaracitse bamwe bakavuga ati yacitsemo ibice bigiye kurangira ese iyo perezida bari perezida Diomaye Faye wageze kuri ya ntebe isumba izindi yaba yemera kuzatsindwa koko ese we afite abayoboke arabafite kuko nubwo adafite abayoboke benshi nka Sonko nka 90 mu bagira Pastef nka 80% na Ousmane Sonko ariko nawe afite bake n'abagenda yigarurira buhoro buhoro kuba yamaze kugera ku mwanya usumbiye iyo uri ku ntebe isumbiye n'ubundi ubona abantu bakibaza ejo hazaza iki gihugu ni iki cyane ko ubu ngubu kiri muri crise nyine ya politiki urebye nuko ibintu bimeze kugeza kuri no munota wajya kureba wasesengura ugasanga Ousmane Sonko nubwo perezida bari perezida nko twavugaga arimo kugenda yegereza bimwe mu bikonyozo byo muri Pastef kuri ngubu bo nibuka yashyizeho premier ministre yashyizeho ejo bundi urumva numwe nawe mu bavugaga rikijyana muri ariko yamukuyemo aramwiyegereza bisobanuye ko iri shyaka Pastef bari kuricamo ibice ayishake iki kibazo kiraza gusiga izihe ngaruka cyane mu baturage aba bantu barakuranye nk'uko Tewera ari kubivuga inshuti ibintu byose kugeza ubwo nyine yavuga ati mwana rero ngiye kubera ko mfunze cyangwa perezida abaye perezida aramufunguza amugira prime minister nuko kuba prime minister hari intego bari bafite bavuga ati igihugu tugomba kugitwara ahangaha nuko kuzo ntego rero nizo batandukaniyeho zituma umwe yirukana undi akundi kuko afite imbaraga mu ishyaka rye we nk'umuntu warishinze afite n'abayoboke bamugira umuyobozi wa parliament kugeza bakakanya none akaba ari gushaka guhindura imibereho cyangwa se guhindura ububasha kongerera ububasha parliament inteko ishinga amategeko kugira ngo ibibasha kuba yakontrola perezida ubwo urumva rero iyo hatangiye kuzamo ikugukubitana ukuguhondana imitwe hari bamwe bavuga bati twe turajya kuri Diomaye Faye kubera iki se imigambi ye kuki tutariyo twakurikiza kuko mu ntego imwe bari bafite bari kuvuga ngo kwipakurura icyo bita zamatse ibihugu kwipakurura abafaransa by'umwihariko ngo bashaka ukuntu bayirwanaho nk'igihugu ko babonaga ko babazengereje undi naho bati rero turacyafite ibibazo byinshi reka tubanze turetse tugenjeje make ibyo bintu babitandukanaho cyane urumva rero ngo ni igihe kibazo kibiri buteze mu gihugu hari inteko ishinga amategeko uyu muntu uyu nguyu Ousmane Sonko afite influence ni umuntu wari usanzwe uzi urabizi neza ko habayeho n'imyigaragambyo muri Senegal imyigaragambyo yarabaye ari nabyo mu byatumye nabwo habamo imvururu zikomeye cyane iyo hatangiye kubamo rero imitwe ihanganye y'abantu kandi babiri bakomeye kuva nyine habatangira kubamo impande batangiye kubamo impande habamo kutumvikana kubera iki habamo kutumvikana ariko nyine n'ubundi perezida byose n'ubundi niwe birangiriraho abanyapolitike ntabwo muri ku ntebe isumba izindi iteka bafite imbaraga uko waba ukomeye kose abari ku ntebe nyine isumba izindi ishobora gufata umwanzuro wari wo wose hanyuma n'ubundi bikireba yo kuba yagira ibintu kubisubiza ku murongo cyangwa se akabiri ikiruko bikazabyara amazi nk'ibisubizo kuko niwe muntu wa mbere uzigomba kuvuga kugena uko bigomba kugenda baba ngo turatanga ituze tureke koko ibyo bintu Ousmane Sonko ibyo ashaka tubigereho cyangwa se ashobora no kumukubita akanyapfa akamujyana agatuma ajya ahandi hantu kuko ubwo bushobozi arabufite kuko n'uri ku ntebe isumba izindi zose urumva perezida ubundi aba ari perezida twavugaga mu kanya ariko ugiye kureba Diomaye Faye na minisitiri wahoze ari minisitiri w'intebe Ousmane Sonko ubundi ikintu bafuye gikomeye cyane ni imiyoborere naho igihugu bagomba kucyerekeza bituma batandukana no mu ishyaka buriya ntabwo bavuga rumwe ndetse n'ubutegetsi bugera mu bakavuga ati twebwe hari ikintu twagombye kuvugurura mu bijyanye n'imitegekere ariko ugasanga nabyo ntabwo babyumvikanaho urumva icyo Sonko yakomeje kugenda ashinja Faye yavuga ko adafata ibyemezo urumva byihuse no kutagerageza gukora ibintu byihuse by'ibyemezo bifatika mbese nka perezida yaramubwiraga ati garagaza imbaraga zikenewe mu kuyobora igihugu mu buryo abaturage bacu
bashaka badutoye kandi bakomeze badushyigikire. Ibyo ni ikintu bapfuye. Noneho abayoboke bamwe cyangwa abo mu ishyaka rya Pastef bakunze gusaba impinduka zihuse kandi zikomeye. Noneho bakavuga ko hari ibintu system, iyo bita system bagombye kuyihindura bakava muri bya bindi bya kera. Noneho Basiru Diomaye Faye we ntago ibyo bamubwiraga bimwe na bimwe ngo yabigendagaho gahoro. Abandi bakavuga ko ashaka Ousmane Sonko ashaka kuzana ibintu bimeze nk'ubuheza nguni. We uri akashaka kuba modere akagenda hagati. Urumva we yashaka no gusa nkaho akoresha ingufu. Kavuga ati imperialism no kwirwanya. Kontra twagiye dusinya ya kera adafite icyo amaze kuraho. Urumva ibi rero urubyiruko rwa Afurika nibyo nakubwiraga ubushize mu kiganiro press review. Urubyiruko rwa Afurika rurashaka impinduka, rwarasobanukiwe benshi bakavuga ati murebe muri Burkina Faso ukuntu barimo gutegeka ibintu byose bakubise hasi barirukana. Urumva ibintu by'amakontra ya kera Nigeria bivanyeho y'amasezerano yafashaga urumva abakoloni gutera imbere no kugira gute. Noneho ibi byose bimwe muri ibyo byemezo Ousmane Sonko we iby'urubyiruko n'ibyo ashaka, warashaka impinduka zifatika. Nawe uriya akagerageza kuzana diplomasi no kugenda hagati ku balance akagenda ku maji. Urumva ibyo byose rero biri no mu bindi byatumye abantu batumvikana. Diomaye Faye buriya nawe hari ukuntu umuntu ashobora kuba yagushyize yagufashije kugera ku butegetsi, noneho agashaka kukuyoboreramo. Iki kintu Diomaye Faye biri mu bintu buriya byatumye ashobora kuba yarirukanye Ousmane Sonko, kubera ko hari uko uvuga ngo ninjye washinze ishyaka, ninjye watumye ugera aho ngaho, none ugomba gukora ibyo nshaka. Ni nawe perezida w'ishyaka, ni nawe perezida w'ishyaka, none ugomba gukora ibyo. Nigeze kumva havugwaho n'inkuru yuko nuze Diomaye Faye ashobora kuba yashinga ishyaka rye kugira ngo ukongera kwiyamamaza azaba afite ishyaka rye bitandukanye n'iri ngiri rya Pastef. Ubwo bivuze ko yaba atangiye umurongo we mushya. Rero intego yo kuvuga ngo ingingo yo kuvuga ngo njyewe nagushyizeho kora gutya ukaba ari wowe perezida uri gutanga amategeko, ari njyewe nk'ishushira aho ngaho, nyamara hari undi muntu utanga amategeko. Biriya kiriya kintu Diomaye Faye nicyo kimubiri nacyo yanze, cyatumye yikuraho Ousmane Sonko atangira gukereya, ugatangira guhanga uko utumvikana hagati yiwe nawe. Hanyuma ibi ngibi biraza kugira ingaruka n'ubundi biri buze gucamo abaturage mu bice bibiri, bamwe bagiye kuri Sonko abandi bagiye kuri Faye. Aho byaratangiye bigomba kuza kugira ingaruka no mu nteko, nuko bigomba kugenda. Nimukore subscribe, like ndetse muna sharing.